Mu gihe u Rwanda rwitegura kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurengera akayunguruzo k'imirasire y'izuba, urubyiruko rwiga mu mashuri makuru na za kaminuza rweretswe amahirwe ari mu kukarengera n'umusanzu batanga. Ni mu isomo ryatanzwe na Profeseri Bonfils Safari, umwarimu muri kaminuza. Akayungirizo katurinda twebwe. Uburyo gateye gafite icyo bita ubwoko bwa gaze, sibyo, ariko buguma mu kirere hariya, bubuza imirasire y'izuba kumanuka ku butaka. Kariya kayunguruzo rero niko katurinda iyo mirasire y'izuba yitwa UV, ifite imbaraga nyinshi, ku buryo igeze ku butaka ishobora gutuma abantu bagira indwara zitandukanye nk'izo navugaga, za kanseri, za kataracte, guhuma. Inama nabagira ni ugukurikira, cyane cyane no gukurikira amakuru nk'ayo, kubera ko inama yabaye muri Kigali mu 2016 kwa 11 yemeje yuko iyi myuka mishyashya yo muri za frigo iki nayo igomba kuzavaho, ariko azavaho ibihugu byateye imbere bavuga ko izavaho mu 2019, ariko nk'ibihugu byacu kiri mu nzira y'amajyambere bavuga nyine ko ishobora bizava mu nzira mu mwaka w'ibihumbi 2028. Urero ko abaturage hagati aho abantu bazaba barahindutse, hari amajyambere yandi. Ni ukuvuga ko umuntu yareba ibintu abwira abanyeshuri hariya ko mu 2028 abantu bazareba noneho ibikoresho bagura, sibyo, ariko bazafashijwe nyine na leta, izakomeza ibigisha, sibyo, ifite inshingano kandi ifite n'abantu babikurikirana. Bazitegure ko mu 2028 bazatangira guhindura noneho imikoreshereze y'ibyo bikoresho. Bamwe mu rubyiruko bagaragaje ko hari umukoro batahanye nyuma yo kwerekwa amahirwe ari mu kurengera akayunguruzo k'imirasire y'izuba. Icyo iri somo narikuyemo nuko mfite uruhare runini, gusa sindufite njyenyine, ndufitanye na bagenzi banjye. Tugomba gushyira imbaraga nyinshi mu bishoboka byose kugira ngo tube twarwanya iyangirika ry'akayungirizo. Nk'uko twabibonye, hari byinshi bituma akayungirizo kangirika, byose ni twebwe abantu tubitera. Uruhare rwacu nk'abaskuti mu kubungabunga akayungirizo k'izuba, mu busanzwe intego zacu nk'abaskuti harimo kubungabunga ibidukikije. Rero n'akayungirizo k'izuba kugira katangirika nuko hari ibyo tugomba gukora. U Rwanda rugaragaza ko hari ingamba rwafashe kandi rugikomeje gufata mu gukumira ibyakwangiza akayunguruzo k'izuba. Twagirimana Tade ni umuyobozi mukuru w'agateganyo ushinzwe kubungabunga ibidukikije muri Minisiteri y'Ibidukikije. Iyi ozone layer iramutse yangiritse, imirasire y'izuba yatugeraho ikangiriza yaba ari environment, yaba ari twebwe ubwacu nk'ibinyabuzima. Niyo mpamvu dukeneye ko urubyiruko rugira ubuhanga, ubumenyi mu kurinda no gukumira ibintu byose bishobora kwangiriza akayungurizo kacu. Ibikorwa ni byinshi. Niba tugiye muri iyi myuka ihumanya ikirere, byo twita greenhouse gases emissions, hari ibikorwa byakozwe. Hari uburyo turi kuzana gukoresha electric bikes, moto, kugira ngo turebe ko emissions zagabanuka. Hari gushyira imbaraga mu gukoresha renewable energy kugira ngo twirinde ibindi bintu byose bishobora gutuma habaho iyo myuka yangiza ikirere iba myinshi. Umunsi mpuzamahanga wo kurengera akayunguruzo k'imirasire y'izuba Ozone Day uzizihizwa tariki 16 Nzeri 2024, ari nayo tariki usanzwe wizihizwaho buri mwaka. Daniel Hakizimana, Flash TV.